Si nk'uko ubibona rero kuri iyi foto, ni inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda yaje kuba yababaza abatari bake, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, muri rusange by'umwihariko ku bakunzi ba Vestina na Dorcas. Ni inkuru ibabaje, ndetse uri buze no kumenya koko ari iya nyayo, nyuma y'uko ari amafoto cyangwa se n'amajwi ndetse n'amavidewo byafashwe hariya mu gihugu cya Canada, aho na n'ubundi ari ibintu biri kubera hariya muri kiriya gihugu cya Canada nyirizina. Ni inkuru nanone imaze iminsi ivugwa, ndakeka ko niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ari inkuru wumvise, niba ukurikirana by'umwihariko nanone kandi uyu Vestina na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi ariwe manager w'aba bakobwa babiri Vestina na Dorcas, ndakeka ko ari inkuru n'ubundi wakagombye kuba uzi, bitewe n'uko ari inkuru yagiye ikwirakwira itangazwa hirya no hino. Ni inkuru tugiye kubasubiriramo mbere y'uko dukomeza ku nkuru nyirizina ituzanye. Twihuse rero, ni inkuru nanone mu minsi iri imbere yashize, yari kuvuga ko uyu Vestina Ishimwe ndetse na Kamikazi Dorcas bagiye hariya mu gihugu cya Canada, aho baba bagiye kuba bari gutaramiramo cyangwa se bari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye hariya mu gihugu cya Canada, byo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ni inkuru yatangajwe mu cyumweru cyashize. Navuze ko wakunze kuba wizi nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko niyo mpamvu tugusubiyemo kuko byashoboka ko waba utaribonye. Rero tunabibutsa ko kugeza saa izi ngizi ariyo bakiri, ndavuga uriya Vestina Ishimwe ndetse na Kamikazi Dorcas ndetse na Irene none n'abandi bantu bagiye babaherekeje, twabonye bahagurutse hariya ku kibuga cy'indege, berekeza hariya mu gihugu cya Canada, aho baba bagiye gukorera ibirori cyangwa se ibitaramo nyirizina byo kuramya no guhimbaza Imana. Rero ni inkuru nyinshi zagiye zitangazwa bigiye ziva kuri iyi nkuru y'uko Vestina na Dorcas baba bagiye gukorera cyangwa se baba bagiye gutaramira hariya mu gihugu cya Canada, aho hagiye hava inkuru zigiye zitandukanye z'ibihuha mwagiye muzibona ku mbuga nkoranyambaga. Gusa icyo twakubutsa mbere y'uko dukomeza ni uko ugomba kumekinga shuwa neza aho urebera amakuru, kuko imbuga nkoranyambaga by'umwihariko abakoresha urubuga rwa YouTube bagenda habaho amakuru agiye atandukanye, amenshi aho aba ari ibihuha, aba ari amakuru atizewe. Niyo mpamvu rero igihe wakanze subscribe kuri muyobo wacu, uzaba urishwa neza ko uzajya ubona amakuru yizewe, amakuru aba agezweho muri ako kanya, haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu mahanga ndavuga bwota amasimbi. Kandi rero nanone nk'uko mubibona, niyo mpamvu tubazaniye iyi nkuru ndetse na fact cyangwa se n'ibimenyetso bibyemeza neza, kugira ngo mubashe kuba mwamenya neza ibijya mbere, by'umwihariko abakunzi ba Vestina na Dorcas. Nk'uko mubakurikiye cyangwa se nk'uko mwabibonye, ni abakobwa babiri, ni abanyarwandakazi bigaruriye imitima y'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'ubutumwa bwiza buba mu ndirimbo zabo, cyangwa se bitewe n'uburyo twabamenye mu murimo wo guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo, bityo bigatuma tubasha kuba twabakunda. Uyu Vestina na Dorcas rero nk'uko twababwiye twihuse, bari hariya mu gihugu cya Canada, hari amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Nk'uko mubibona kuri iyi foto, ni ifoto yafashwe aho bivuga ko Vestina arwaye cyane, arembye. Ni inkuru iri official, ni inkuru ya nyayo nk'uko mwagiye mubibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nk'uko twabibabwiye by'umwihariko, Irene Murindahabi ariwe manager w'abakobwa babiri, cyangwa se ubacungira umutungo cyangwa se wamanaginga, nk'uko we ubwe yari yabyitangarije kuri IG cyangwa se kuri Instagram. Ni inkuru yatangaje avuga ko uyu Vestina Ishimwe arwaye cyane, arembye, ndetse nk'uko mubibona kuri iyi foto koko biranabyemeza ko arembye, kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe, kuko yahagurutse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ameze neza, ariko kuba yagezeyo yakoze igitaramo kimwe, nkeka ko ari kimwe mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, aho nyuma yaho yahise aza kuba yamererwa nabi. Ni inkuru abantu benshi yo kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, aho bamwe bavuga ko yahagurutse hano mu gihugu cy'u Rwanda nanone atameze neza, abandi bavuga ati byashoboka ko yaba ari stress cyangwa se kuba atamenyereye kiriya gihugu, cyangwa se akaba ari n'umunaniro byashoboka w'igitaramo bari bakoze ku munsi w'ejo bundi hashize. Rero ni inkuru nyinshi abantu benshi bari kugenda bavuga, gusa icyo twakwereka cyangwa se icyo twakubwira ni uko uyu Vestina atameze neza, ndetse tunagusaba cyangwa se unasabwa kumusengera, ukaza kumushyira mu isengesho ryawe nimba usanzwe umukunda, by'umwihariko niba uri umukunzi we, waza kumusengera kugira ngo Imana ize ko yamufasha abe yaza kumera neza. Kandi rero tunakwibutsa ko tugenda tubagezaho n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bisura inkuru mu buryo bwanditswe, ndavuga nka Mama Rwagasabo, Kigali Today n'ibindi byinshi bigenda bisora inkuru mu buryo bw'amashusho.